yampaye w'iminsi 3 ndasoma hano mu gitabo cya Nehemiya, igitabo cya Nehemiya igice cya 3 umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu n'uwo murongo wa 15 ndageza ku murongo wa 20. Reka dusome. Irembo ry'isoko risanwa na Sharuni mwene Korihozi mutware wo mu butware bw'imisipa, araryubaka ararisakara atera inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo, yubaka n'inkike y'ikidendezi cy'Isilowa aherekeye isambu y'umwami, bageza ku nzuriro zimanuka ziva mu mudugudu wa Dawidi. Nehemiya mwene Azibuki umutware w'ikindi gice kimwe cy'i Betisuri niwe wakurikiragaho asana ageza aherekeye ibituro bya Dawidi no kugeza ku kidendezi cyafukuwe ageza ku nzu y'abanyamahanga. Abalewi Rehebu mwene Bani akurikiraho asana. Hashabiya umutware w'ikindi gice kimwe cy'Ikeila akurikiraho asana ingike ye. Hakurikiraho bene wabo basana barimo Bavayi mwene Hamidadi umutware w'ikindi gice cy'Ikeila, kandi Ezeri mwene Yoshua umutware w'imisipa akurikiraho asana ikindi gice cyerekeye ahazamuka hajya mu bubiko bw'intwaro z'intambara aho ingike ihetera. Baruki mwene Zabayi akurikiraho asana ikindi gice afite umwete ahereye aho ingike ihetera akageza ku muryango w'inzu ya Eliyashibu umutambyi mukuru. Amen. Amen, amen. Tumaze iminsi 2 turimo tuganira hejuru y'amahame ashobora kudufasha kubaka ubukristo bwacu muri uyu mwaka. Ndabizi byatubera nk'umuhigo muri uyu mwaka wacu twinjiyemo wa 2024, aho twaganiriye hejuru y'ibyo abanyabwenge bahishuriwe bikomeye byari byihishemo ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bwari bwihishemo bwari ubuhanuzi bugana kuri Kristo uwo ari we, ndetse bugana no kuri bo, kandi natwe butureba uyu munsi. Bibiliya yatubwiye neza ko bari abanyabwenge mu byo twaganiriye bageze ku mwana Yesu ngo baranezerwa cyane, bongera kugira ibyishimo, bagira ibyishimo bikomeye. Twagerageje kuvuga hejuru y'ibyishimo ko ari imbuto y'umwuka, kandi ko ari byiza kubigira. Satani ahanini arimo arabyaka abantu kubera situation runaka abantu barimo banyuramwo. Hariho kandi ibibazo bizana ubusharirirwe, ibyo bigatuma abantu babitakaza, ariko kandi twanavuze ko ari byiza kubigira, noneho tukanishimira n'iterambere ry'abandi, tukanishimira n'imirimo y'Imana ikomeye itangaje idukorera. Yego. Twavuze kandi ku bijyanye n'ariya maturo, twavuze n'inzira banyuzemo bajya aho umwami Yesu yari ari. Rero ndabasaba ko bongera kandi kugaruka muri iyo nzira bakamubwira amakuru y'umwana nawe ngo akajya kumuramya, ariko ngo bahishurirwa n'Imana mu nzozi baryamye bajya gusubirayo ko batagomba gusubira inzira ya Herode. Inzira ya Herode twagerageje kuyisobanura mu buryo buto cyane, kubera ko hano haba hari abigisha b'ijambo ry'Imana benshi bazababwira n'izindi nzira za Herode,
ariko twabashe gusobanura inzira za Herode zigera muri 6 ko bitari ngombwa kuzisubiramwo, kandi natwe bitari ngombwa kugira ngo izo nzira za Herode duzihunge. Ni inzira y'ubugome, ni inzira y'uburyarya, ni inzira yo kwishyira hejuru no kwishushanya, ni inzira y'inzigo, kuko ibyo zose ni bimwe byaranze Herode. Kandi mwumvise ko Herode na Yesu ubwiwe yamwise ingunzu. Ingunzu ni ifite imbu ebyiri. Ni igihe abantu kandi bitwa ngo nabizera kandi batarabizera bakaba bafashwe bose, abo ngabo ko no kwishushanya. Izo ni imbu ebyiri. Imana ntibishaka. Imana irashaka ko dukizwa kandi tugakizwa neza, twaba Kristo beza, bizagira icyo bitumarira kandi bimarire n'uyu muhamagaro wacu n'amasengesho dusenga. Ejo nibwo twavuze hejuru yari amaturo, ishangi n'icyome ndetse n'izahabu, byari bihishemwo ibintu byinshi kandi byasobanuraga ibintu byinshi abanyabwenge bari bahishuriwe by'ingenzi. Ko izahabu bwari ubwami. Ni byiza, Imana irashaka kongera kandi ko ubwami bw'Imana buba muri twebwe, yewe n'igihe kimaze no kugabanuka, igihe kiradushiranye. Ni ukuri dushake cyane, turusheho gushaka ubwami bw'Imana, niko Yesu niko Bibiliya ivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi ni inyongera, ibindi tuzabyongera. Batubwiye inyongera abigisha b'ijambo ry'Imana batubwirije muri iyi minsi itambutse. Inyongera ivana abantu mu murongo, ivana abantu, irabavangira, kandi ari inyongera. Inyongera yisha abantu. Ahubwo icy'ingenzi ni ubwami bw'Imana. Ushaka ubwami bw'Imana, ibindi byo bizaza, ibindi kandi biranahari, bizagenda nabyo biza, ariko ntibibe ari byo dushiraho umutima cyane, ahubwo icyo umutima wacu ni ubwami bw'Imana. Abantu bakaba baribagiwe, baha agaciro cyane impamba y'urugendo, ntibamenya intego y'urugendo. Intego y'urugendo, aho tujya, intego yarwo, abantu bakaba ibi byose Imana yabiduhaye nk'ibidufasha mu rugendo, ibyakagombye kuba arizo byafata umwanya wa mbere. Hari biranga abami, biranga abantu bari mu bwami, abantu babugezemo, ni byinshi cyane. Ndabizi ko hari abantu bashobora kubitekereza, kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga, bakabitubwira neza kurusha jyewe. Ariko abami bavuga amagambo make kandi bazashyira mu bikorwa. Ibyo ni ibitureba n'abantu b'Abakristo, no kumenya n'ibyo tuvuga, no kumenya n'ibiganiro byacu. Kuba dufite ubwami bw'Imana muri twebwe, mu miryango yacu n'abana bacu, ni iby'agaciro cyane. Icyo nicyo cyifuzo abigishwa bagize bavugira Yesu ngo abigishe gusenga. Bibiliya iravuga ngo Yesu arabigisha akomeza kukwinda icy'ubwami. Bavuga ngo nimujya gusenga, mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Iriya sengesho ni isengesho umuntu yasenga umwaka wose, ni isengesho umuntu yasengera urugo rwawe, kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu muryango wacu, mu ngo zacu, mu bana bacu. Ni icyifuzo umuntu yafata kikaba umuhigo umwaka wose ugashira urimo usenga usaba ubwami bw'Imana kuba gukomokaho, haba kuri wowe, kuri twebwe turi hano, haba mu matorero, haba ndetse no mu gihugu. Buriya iyo umwijima mureba uri mu isi wo mu ndyane n'intambara z'urudaca, nuko ubwami bw'Imana butarimo, budahari. Ariko ubwami bw'Imana bubaye buri mu baturage, buri muri twebwe, abantu babana amahoro.
kandi abantu bafatanya icyerekezo ariko ubwami bw'Imana wagira icyo cyifuzo yajya anasenga agasenga igihugu arimo arakavuga ngo mana igihugu ndagisengeye ubwami bw'Imana buze ubwami bw'Imana buze waba ufite imbaraga zihagije imbaraga zibasha kuzana amahoro umutekano ndetse n'ibyo twifuza byose twavuze kandi hejuru y'ishangi kwishanga iromora dufite inshingano nakomeye zo komora abantu tubavana mu ngeso mbi z'ibyaha ariko kandi hari n'abakomeretse badakomerekejwe n'ibyaha bakomerekejwe n'ibihe n'ubuzima banyuramo mu magambo yacu meza no mu bikorwa dushobora gukora bishobora kugenda byomora bikomora abakomeretse iyo ni inshingano Yesu yadusigiye kandi nibyo Yesu yakoze kuruta ibyo abandi baganga bose bashobora kuba bakora yaravuze umwuka w'iteka ari kuri njye yasigiye amaboko kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza no kuvura imvune zo mu mutima imvune zo mu mutima niwe wenyine wihariye n'abo yohereje gukora n'abo yohereje gukora uwo murimo mwiza twabonye hejuru y'icumbi ko ari impumuro nziza ari ukongera kandi gushaka impumuro nziza ya Kristo kugira ubuhamya bwiza no kubuharanira noneho tukaba impumuro nziza ya Kristo kubakizwa niko birivuga ngo turi impumuro nziza ya Kristo ku bantu bafite ubugingo ku bafite gahunda yo gukizwa narimo nsoma igitabo cy'indirimbo ya Salomo sanga n'abantu bazaba batabarutse bavuye muri ubu butayu bavuye muri iyi si haleluya abantu batabarutse bavuye muri ubu butayu bavuye muri iyi si muri kiriya kiganiro umukwe n'umugeni bagiranye abantu bajya basoma iki gitabo cy'indirimbo umusaza wacu Nowa ajya kitubwiriza neza cyane ni igitabo cy'abanyetorero ni igitabo cy'abakristo ni igitabo cy'ikanisa ndibuka ari kitubwiriza ariko kandi hariya ku gice cya 3 umurongo wa 6 kiriya kiganiro cy'umukwe n'umugeni bagiranye Bibiliya iravuga ngo uriya ninde uzamuka ngo aturutse mu butayu uvuye muri iriya si ni igihe itorero rizaba rizamutse n'abakristo bavuye muri iyi si bavuye muri ubu butayu rizaba rivuye muri ibi bigeragezo Bibiliya iravuga ngo ameze nk'inkingi z'umwotsi kuba ameze nk'inkingi z'umwotsi ni igihe ibitambo abatambyi batambaga hanyuma iyo igitambo cyabaga cyemewe umwotsi warazamukaga iyo kitabaga cyemewe umwotsi ntiwazamuka bigisha n'ijambo ry'Imana baraha murabizi hariya mu gitabo cy'Abalewi uko Bibiliya ijya ibivuga ngameze nk'inkingi z'umwotsi inkingi niba ihagaze irahagaze inkingi n'umwotsi uzamutse umeze nk'inkingi ni ukuvuga ko abo baremewe barazamutse ni abantu bemewe ni igitambo cyari cyemewe kivuye mu butayu bikavuga ngo uwo muntu ngo bahumurwaho n'ishangi bagahumurwaho n'isombe ngo bagahumurwaho ngo n'ibihumura neza byose ngo by'umugenza umugenza ni umucuruzi ni uwabaguze ni uwabashize mu murimo murumva ko no kuzamuka kw'itorero no kuzamuka kw'abera hazazamuka abafite abahumurwaho n'ishangi haleluya abahumurwaho n'izahabu abahumurwaho n'icombe bene data n'ukubaranira kuko n'abazazamuka bava muri ubu butayu bava muri iri si ni abazaba bafite iyo mpumuro twabashe kwivuga mu buryo buhagije ntabwo ngiye kongera kwisubiramo kwari ukugira ngo bitubere umuhigo muri 2023 Imana dushoboze tubiharanire kandi tubishake tubihige Imana dushoboze kugira ngo duhumurweho n'ishangi n'icombe kandi tube turi mu bwami bw'Imana ariyo azahabu b'abanyabwenge babashe guhitamwo neza bajya gutura umwami Yesu uyu munsi
mu magambo make cyane ndavuga hejuru yo kongera kandi gukomeza kubaka ubukristo bwacu no gusana ubukristo bwacu. Birashoboka hari ibintu tunyuramo bikagusenya cyangwa se bukaba butakimeze nk'uko bwakagombye kuba buri, ariko ndavuga ibindi bintu bikeya byadufasha kugira ngo ubukristo bwacu burusheho kuba bwiza. Njyewe nibanda cyane ku bintu by'imbere, ibintu byo mu mwuka, ibintu by'ubukristo. Ntabwo kandi ubukristo ni ubukristo nyine ntibugira ikindi kintu cyo ku ruhande, cyangwa se mvuge ibindi bintu bijyanye n'iterambere. Oya, ibyo sinabihawe, nanjye nahawe uyu mutwaro wo kunogereza neza ubukristo bwacu. Amen. Iki gitabo cya Nehemiya ntaragera kuri kiriya gice twasomye cya gatatu tugiye kuganira, irembo ry'isoko ryonyine ariryo tuvugaho. Irembo ry'isoko muri ariya marembo 12 agize iki gitabo, kandi harimo amasomo menshi akomeye. Muri rembo ririmo amasomo yafata iminsi n'iminsi, ariko tuvuga irembo gusa twasomye rimwe, irembo ry'agakiza, irembo ry'isoko, ririya rembo rya 6. Ni igitabo cyanditswe na Nehemiya. Mu bashakashatsi benshi bemeza ko yaba ari we, kandi iri zina ry'uyu mugabo Nehemiya ni izina risobanurwa umuhoza. Ni muhoza, ni consolation. Umuhoza bigira ibice bitari byinshi cyane. Wenda umuntu yakwitonda mu munsi umwe, mu minsi 2 yaba agisomye afite umwanya mwiza, amasaha make, agafata isaha imwe cyangwa se sinzi uko yabitegura. Ni igitabo gitoya gifite ibice hafi 13. Murumva ni gitoya, ni igitabo umuntu yasoma akanya, ariko ushaka kugukurikira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza, wakwitonda ukagisoma neza nyine bikagufasha. Iki gitabo igice cya mbere kugeza ku gice cya 7 kijya kivuga hejuru Nehemiya ajya gusura i Yerusalemu no kubaka no gusana inkike ndetse n'umujyi wa Yerusalemu, kandi kikavuga uburyo atari yorohewe mu byamurwanyaga. Hari ibintu bimurwanya byinshi, hari abantu bamurwanya bamuca intege, haba abanyamahanga ndetse na bene wabo. Havutse na opposition ikomeye agiye kubaka ivuye na bene wabo, ariko kikagaragaza uburyo yafashijwe n'amasengesho, uburyo yafashijwe kandi no kwiyemeza. Amahitamo ye nta yandi mahitamo yari afite, kwari ukwiyemeza kubaka nk'uko uwo mutwaro yawugize kandi yawuhawe, ariko ukaba warabanzirijwe no gusenga. Igice cya 8 kugeza ku gice cya 10 naho hajya havuga uburyo yazanye impinduka zikomeye zijyanye n'imisengere, ndetse abaho n'ububyutse bukomeye. Yubaka n'imiryango. Imiryango nayo yari imaze iminsi mu buhungiro, nayo yari yarahuye n'imico itandukanye aho yari iri, irasenyagurika, irashira. Nehemiya agaragaza kandi kongera kuyubaka, ariko yubaka azana n'amavugurura mu misengere. Habaho n'amavugurura, arabihindura kandi abikora neza nk'uko Imana yari yabimusabye. Urumva kiriya gice ni igice kirebana no kubaka imiryango, ni igice kandi kirebana no kubaka kiroho. Hanyuma hariya ku gice cya mbere hazabamwo opposition yagiye ahura nayo. Naratangaye mu bintu muri za opposition nyinshi, ntabashe kuvuga za Tobiya na ba Senebalati. Hariho n'undi muhanuzi witwa Nowadiya wamuvangiye kandi ahanura ibinyoma
birahari birashoboka no muri iki gihe abahanuzi b'ibinyoma aho bagwiriye kandi bagwiriye muri twebwe aho dusengera mujya mubibona n'ibyo tugenda dukurikira ku ma YouTube ubuhanuzi bw'ibinyoma. Nehemiya arimo yubaka yarwanye na Nowadiya yaje we yabaye umuhanuzi ashaka kuyobya icyerekezo. Igice cya 11 kugeza ku gice cya 13 hajya hagaragara urutonde rw'abantu bafatanije nawe umurimo mwiza hanyuma bakaza gushimirwa. Bavandimwe ndagira ngo kandi basubizemo imbaraga ko ukora uyu murimo mwiza wo gusenga hari umunsi tuzisanga ku rutonde rw'abantu bazashimirwa mu bwami bw'Imana. Haleluya. Tuzashimirwa kubera iyi mirimo myiza. Abakoze uwo murimo wo kubaka baje kwisanga hariya ku bice bya nyuma bari ku rutonde barimo bashimirwa. Mana dushoboze tuzasoza uyu murimo neza kugira ngo tuzabe ku rutonde rw'abera bose bazashimirwa imirimo twakoze. Umurongo wa nyuma gusa imirongo ya nyuma mike niyo igivuga ko Nehemiya yongeye kugaruka bwa kabiri aza gusura Yerusalemu nyuma y'imyaka 12 kuko yari yarasezeranije umwami ko azasubirayo, ariko nyuma y'imyaka 12 Nehemiya yongeye kandi kugaruka aza gusura Yerusalemu. Uyu mugabo yabaye umugabo w'indashyikirwa mwiza mu by'ukuri nk'uko mwumvise izina ryiwe. Bibiliya ivuga ko yarangwaga n'ibintu byinshi, ariko mu byamurangaga habagamo no guca bugufi. Yari umuntu uzi guca bugufi cyane, yakoreye Imana arira yicisha bugufi nk'uko Pawulo yabyanditse yabivuze hariya mu byakozwe n'intumwa ahugura abakuru b'itorero muri Efeso ngo nabanye namwe ndira kandi nicisha bugufi. Umurimo yawukoze atishyira hejuru, yawukoze arira awukora aca bugufi. Nta mazina yigeze yiyita. Naratangaye iyo soma inzandiko ze ngasanga Pawulo wari ufite ya mashuri yose muzi na kwa gukomera kose muzi kwiwe abasomi ba Bibiliya, ariko iyo arimo avuga kubera kugaragaza guca bugufi aravuga ngo njyewe Pawulo n'imbata y'umwami wacu Yesu Kristo ndabandikiye. N'umuntu woroheje njyewe umukozi imbata njyewe woroheje uri hasi uri inyuma y'abandi ndabandikiye. Kiriya ni ikintu cyiza cyane cyo kwirirwaho kugira karagiteri yo guca bugufi. Buriya nayivuzeho muri iyi minsi 2 ariko ikuze kugenda ingaruka hose sinzi impamvu. Ikindi yari umuntu wari waramaramaje Nehemiya, nta kintu na kimwe yahuye n'ibintu byinshi, ariko aramaramaza arakataza ajya imbere arakora agera ku ntego. Dufite ibintu byinshi birimo byatubangamira muri urugendo, ariko reka nongere mbingingira Imana twese dusenga Imana imbaraga zo kumaramaza tumaramaze tugende kuko dufite icyerekezo cyacu tujyamo. Nehemiya yari umuntu ugira ubushake bwinshi, yagiraga ubushake bwinshi, yarazi kandi kwiha Imana mu byo yakoraga byose akiha Imana. Yari yisungaga Imana, yisungaga imbaraga z'Imana. Yari umuntu kandi uzi gufata ibintu byose nk'aho ari ibye atabijugunyira abandi, akabifata nk'aho nyine ari ibye. Yari yuzuye kandi kwizera gukomeye. Nehemiya kandi ntiyatinyaga, yari umuntu kandi uri trésor organize mu byo yakoraga, akaba n'umuntu wubaha akubaha kandi akanakiranuka inyangamugayo. Akarusho yari umunyamasengesho, noneho akaba n'umuyobozi mwiza uzi kugabanya imirimo. Aha twasomye mwumvise ko mu buyobozi bwiwe yabashe kugabanya abantu imirimo, bubaka basana irembo ry'isoko. Tuza kuvugaho ibintu bikeya twarisanzemo.
muri aya marembo 12 Nehemiya yabashe gusana yatinze mbere yo kuyasana yabanje kugira iminsi 3 niko biri ivuga wabanza gusura agira gatatu ahamara gatatu aka gatatu yamaze gagira ibisobanuro bikomeye ni kugira ngo igitambo cye kibe cyiza kandi agikore neza yabanje kuhamara gatatu aka gatatu karasa na rwa rugendo Aburahamu yagenze agiye gutamba Isaka yagenze urugendo rw'iminsi 3 kugira ngo aje gutamba Isaka bijya bisa kandi n'iminsi 3 bagenze Abisirayeli bava mu Egiputa babona gutamba igitambo Farawo yari yababwiye batari ko mwaretse mugatambira hano mu Egiputa ibyo bitambo byanyu ariko Mose aravuga ngo ya tukwiriye kugenda urugendo rw'iminsi 3 tukabona kujya gutamba ibitambo uru rugendo rw'iminsi 3 rugenda rugaruka kenshi mu ijambo ry'Imana habe na Yona murabizi ko yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi ariko ibi bishatse kuvuga iki aka gatatu bijya bishaka kwerekeza umurimo dukora n'ibi bitambo dutamba tugomba kuba twaragenze urugendo rw'iminsi 3 urwo rugendo rw'iminsi 3 ni ukubambanwa na Kristo ni abantu babambanwa na Kristo ni abantu bapfanye na Kristo ni abantu bazukanye na Kristo amen amen Pawulo yashobojwe umurimo nuko yabambanwe na Kristo yaravuze ngo nyamara uriho ni Kristo uri muri jewe gupfana na Kristo hanyuma tukazuka tukaba ibyaremwe bishya tujye duterana muri nibature tujye dusenga tumekinga shuwa ko twabambanywe n'umwana ko twapfanye na Kristo kandi ko twazukanye nawe haleluya nicyo yabashe gusana asana ya marembo biremera atambika igitambo kiremera kubera ko yabanje kugenda urugendo rw'iminsi 3 irembo ry'intama ararisana n'irembo givuga butumwa irembo abakizwa bose banyuramo na Yesu ubwiwe yaravuze ngo ni irembo ry'intama kandi iri rembo ry'intama ngunze kubona hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dutuyemo hariho serivisi imwe amaserivisi hafi ya yose akunze kunyura mu kintu bise irembo usigaye ujya gushaka serivisi runaka ukabanza ukanyura ku irembo ukakora amadekarasiyo ku irembo noneho ukabona kujya gutanga ukajya gusaba iyo serivisi mu rwego wumva nyine rwose ushaka ibintu byose byanyuze mu irembo naribajije umunsi umwe ndi ku irembo ndimo hari serivisi ndimo shaka mu karere noneho mbaza kunyura mu irembo muri irembo baradekarara bakora ibyo bintu byose umuntu akubijyana mu karere ngo mare numva ndayishuriwe bavuga ngo aba bantu bayishuriwe ikintu cyiza kijyanye n'icyo Bibiliya ivuga ihema ry'ibonaniro ryagiraga irembo rimwe kugira ngo unyure muri uzagere muri biriya bintu byose byabaga mu ihema byabaga ngombwa kunyura mu irembo nta kintu ushobora kubona cy'umugisha muri Kristo utanyuze mu irembo ry'intama Yesu aravuga ngo ni irembo ry'intama amen amen irembo rindi rya kabiri Nehemiya yasanye ry'amafi iri rembo ry'amafi kwari ugushaka abantu batarakizwa ufite iyo nshingano aho hose hari abantu baguye ejo bundi narabivuze kandi sinzi niba ari hano mu giterane duherutse gukora n'abasedwa bari baje hano mu itorero rya Pentecote rya ADPR hano nanjye ndi umupasiteri muri ryo dukorana n'abigiterane hari haje abantu benshi ababasedwa n'abantu mu bihugu dutandukanye duturanye Kongo Burundi Tanzania na hehe Uganda na Nairobi twaduterane cyitwa ukiamuka ni giterane gihuza amatorero ya Pentecote muri ibi bihugu by'Iburasirazuba ndetse n'ibyo hagati ni ibihugu byinshi hafi 13 none twari dufite igiterane maze umushumba w'itorero rya Kristuna hariya muri Swede
n'itorero ryabwirije ubutumwa bwiza hano mu Rwanda no muri Kongo, i Burundi, hariya muri 20 muri 1920 murabizi, abayo mateka barayizi igihe abasedwa baje kubwiriza ubutumwa, ndi kumwe n'abasaza hano barabizi, muzehe waturirimbiye kandi wasengeye ijambo ry'Imana arabizi cyane. Hanyuma uwo mushumba aratubwira ngo igihe kirageze ngo namwe muze kubwiriza ubutumwa iwacu, kuko Swede yaguye cyane, amatorero yacu yararangiye yarashize, dusigaye turi abantu bakuze b'abasaza, urubyiruko ruri mu biyobyabwenge. Yavuze iwabo, aradekiriva iwabo, turimo turibaza ngo se Swede akazoza izaba iyihe. Turimo turategura tuganira n'inzego zabo z'ubuyobozi ku buryo bakongera kandi kuvugurura ivugabutumwa, ariko Imana ishobora byose. Bivuga ko uzukuri dufite iyo nshingano no gutangira gutekereza no muri uyu murongo, no gutekereza uburyo n'aba batuzengurutse abo turi kumwe tukababera umugisha, tukababera impumuro nziza ya Kristo, abantu bakongera kandi bagakizwa. Iryo ni irembo Nehemiya yasanye, irembo ry'amafi. Irembo rya kera rya gatatu yasanye ni irembo ry'ububyutse. Amen. Amen. Irembo rya uramusho, irembo rya uramusho. Burya ibintu byose bijya bishobokera muri uramusho, bijya bishobokera mu bubyutse. Irembo hariya mu gitabo cya Yeremiya aravuga ngo mushakashake inzira za kera, ngo muzibaririze, ngo mwongere kandi muzishake muzigenderemo. Iri ni irembo rya uramusho. Hakabaho irembo ry'igikombe, sinditindaho n'irembo ryo guca bugufi. Arongera kandi asana irembo rya gatanu ryo kunyuzwamo imyanda. Iri ni irembo ryo kwihana, kandi nta bubyutse bushobora kubaho hatabayeho kwihana. Mu Rwanda mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa zavuga ngo nuko ngo mwihane, ngo muhindukire, ngo mubabarirwe mu byaha byanyu, ngo kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu mwibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Niba dushaka ibihe by'ububyutse, inzira ni imwe, no kwihana no guhindukira no kubabarirwa, hanyuma iminsi yo guhemburwa nayo ikabona ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Ububyutse buturuka mu ijuru. Nehemiya asana irembo ryo kunyuzamo imyanda, agamije uramusho, agamije ububyutse mu bari bahungukanye. Irembo rya gatandatu ariryo tuvugaho gatoya tugasoza, ni irembo ry'isoko. Irembo ry'isoko ni irembo ry'agakiza, ni irembo ryo kongera kandi gukizwa neza. Ni irembo ry'isoko, ndaza kurigarukaho. Reka njye ku irembo rindi, irembo ry'amazi. Iri ni irembo ry'umwuka wera. Murabizi namwe ko amazi muri Bibiliya kenshi agenda agereranywa n'umwuka wera. Hariya mu Rwanda mu buhanuzi bwa Ezekiyeli, wa mugezi watangiriye mu Bugomamari, uza kurangira ubaye umugezi munini, amazi menshi umuntu atabasha kwambuka. Burya cyari ikimenyetso cy'umwuka wera, kongera kandi guharanira iri rembo ryo gushaka umwuka wera. Irembo rindi rya munani ni ry'amafarashi, ni irembo ryo guhangana, ryo kwambara intwaro zose, ni irembo ry'intambara. Muzi ko dufite ibintu Bibiliya itubwira ngo turwana n'isi, tukarwana n'umubiri uyu nguyu twambaye, tukarwana kandi na Satani. Abo ni abanzi bacu batatu ba kiroho. Kandi iyo tuvuga kurwana n'isi, ntabwo ari ubutaka, ntabwo ari iriya misozi, ntabwo ari ziriya nzuzi, ntabwo ari iyi si, ahubwo ni sisiteme z'isi zirimo zigenda zangiza ubukristo. Murebye ibihugu bikomeye, Pastor Mutware aza akunda kubitubwira, atubwira ibintu by'amasisiteme y'isi, kandi shimira Imana ko ari we nawe uzakurikiraho. Urebe ibintu biri mu isi, urebe sisiteme isi irimo igenda yemera ngo ibi ngibi ngirabyemeye, ibi ngibi irabyemeye, ibi babihesheje umugisha, ibi bintu by'ubutinganyi babihesheje umugisha. Iyi ni sisiteme z'isi, hazaza n'ibindi bitari ibi. Kandi ibyo bintu byose birimo biraza kugira ngo bizimye kiroho. Ariko ni ngombwa kandi gusana irembo ry'amafarashi.
imana itwambika izindi mbaraga kandi duhe n'izindi ndwara zo kurwana na sisiteme y'isi. Umuntu yumvaga biri kure ukumva biri kure yawe, none dore twese tumaze kubibonesha amaso yacu kandi biratuzengurutse, turi nabyo, turi kumwe nabyo. Ariko imana idushoboze ongera kandi gusa irembo ry'amafarashi kugira ngo tubashe kurwana urugamba neza. Murabizi Bibiliya iyo ivuze ifarashi bivuze intambara. Ya farashi ya Yobu, ya farashi ya Yobu, iyo ivuze kandi indogobe ibivuze amahoro. Yesu wahetswe n'indogobe aje Yerusalemu, bwari ubwami bw'amahoro. Hanyuma hari irembo kandi ry'iburasirazuba. Iri rembo ry'iburasirazuba ni ugukiranuka. Iri rembo ryabaga mu ihema ry'ibonaniro, ryabaga riri mu muryango w'ihema w'abagureba iburasirazuba. Biba bisobanura gukiranuka. Muri Maraki hari aravuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Urumva ko hari ibintu byinshi mu by'ukuri birimo bizana gukiranirwa. Ariko nk'abantu bari mu masengesho hano babonye iki giterane cyiza kimeze gutya, duharanire kandi gukiranuka mu bintu byose, kandi gukiranuka mu mirimo dukora, ariko no gukiranuka no mu byo dutekereza n'ibyo tuvuga. Hanyuma hari n'irembo kandi rya Mifukadi, naryo muzarisanga ku gice cya 3 umurongo wa 31. Iri rembo ry'inkokora, irembo yagiye arasa na hariya mu nguni, asa na hariya ibuye ry'urufatiro, hari ibuye rikomeza imfuruka. Gusana kandi ubukristo bwacu bushobora kwangirikira hari n'irembo rya Efurayimu ku gice cya 8 umurongo wa 16. N'irembo ry'ubuntu bw'Imana, kongera kandi gushaka ubuntu bw'Imana muri twebwe buriya bwabonetse buzanira abantu bose agakiza. Bufite n'amasomo butwigisha. Gusa muri iyi minsi abantu babisobanuye nabi, dufite abigisha b'ibinyoma bazanye inyigisho z'ubuntu. Wenda tuzagira umugisha umwe, umushumba umwe cyangwa se umukozi w'Imana umwe muri twebwe hano azadutegurire izi nyigisho z'ubuntu, kuko n'inyigisho zirimo zizana ubuyobe. Abantu barimo barapfa, kandi abatoya n'abakuru barimo barapfa bagwa muri izi nyigisho z'ubuntu, kandi bibwira ngo barimo barashaka gukiranuka no kwezwa. Ndabyibuka na pasiteri Ndateba yigeze abikoraho mu ijambo ry'Imana, twigeze kwigana nawe igihe kimwe mu rwandiko rwa Yuda. Ariko ni byiza kongera kandi kureba uburyo iri rembo rya Efurayimu, irembo ry'ubuntu bw'Imana, tugomba kubisobanukirwa neza. Irembo rya nyuma rya 12 usanga ari irembo ry'abakumirizi ry'abanyamasengesho. Imana ibaho umugisha ababyeyi bajya babyuka saa 9 bakadusengera, ariko kandi twese kuba abanyamasengesho byaba ari iby'agaciro, turisane. Muri aya marembo yose hari ibintu Bibiliya igitwereka bikomeye. Hano mu irembo ry'isoko, ariyo rembo ry'agakiza, ibintu bigera muri 7 Nehemiya yitayeho. Icyatumye yita cyane atinda kuri irembo ry'isoko, Bibiliya ivuga ngo hari ikibende cy'Isirowamu. Niko twasomye ngo ikibende cy'Isirowamu. Isirowa n'Isirowamu, kiriya kidendezi kigira amateka, murabizi. Abatambyi umunsi Abisiraheli bavuye hariya mu Egiputa, bakaza bambutse, bubatse, bagize iminsi mikuru y'ingando, bubaka ingando ku musozi, hanyuma ngo bajya gushimira Imana yabahaye amazi mu butayu. Muri iriya minsi mikuru y'ingando, abatambyi biravuga ngo bakajya kuvoma amazi ku Isirowamu. Hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 12 umurongo wa 3, bakajya kuvoma amazi bakayamena mu ngando bise urusengero, kugira ngo basoze buriya buhanuzi bw'umuhanuzi Ezekiyeli ngo amazi yamenetse mu rusengero ariya twari twavuze
agahera mu bugomamari azamuka akagera mu rukenyerero no kugeza aho umugezi munini utabasha guka. Noneho ibishanga ngo bikurwaho, muzasoma kiriya gice kibamwe amabanga akomeye. Ariko abatambyi bakavoma amazi Silowamu, bakagenda baririmba indirimbo hariya mu buhanuzi bwa Esaya ngo nico gituma tuzavoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza. Bikorewe ibyo bibindi tuzavoma n'ibyishimo, hariho amariba Imana duteguriye y'agakiza kandi tuzahavoma n'ibyishimo. Haleluya. Ayo mazi ngo bakagenda baririmba iyo ndirimbo bayiririmba bakayamena hariya mu ihema aho baciye ingando. Iteraniro ryose rigahaguruka rikaza kubasanganira, naryo rikabasanganira ririmba indirimbo yariya mu buhanuzi bwa Zakariya, uriya muhanuzi wa nyuma wafatanije na Nehemiya na Ezira na Zerubabeli na Yosuwa w'umutambyi, bafatanya kubaka no gusana no gucyura Abisiraheli. Umuhanuzi Zakariya nawe yarabivuze ku gice cya 14 aravuga ngo iteraniro ryose bagahaguruka bagiye gusanganira abatambyi bakaririmba indirimbo bakavuga ngo icyo gihe uwo munsi ngo hazabaho uwo munsi hazabaho umunsi ngo w'ibyishimo, kandi ngo amazi azatemba ngo ajye iburasirazuba, ngo avuye i Yerusalemu ngo agende agere n'iburengerazuba, ngo azatemba ngo agende agere no kuri Araba, ku nyanja ya Araba. Bavuga ko barimo bavuga imbaraga z'umwuka wera. Abo ni abantu bose bakiraga abatambyi. Aha ku kidendezi cy'Isilowamu murabizi ko yambumye ariho yahumukiye, kandi ndashaka kubitindaho mvuga ngo duharanire kandi kubaka no gusana iby'agakiza. Hariho imbaraga z'umwuka wera zibasha kudukuraho gutuma tureba neza, tukamenya bikwiriye ibyo tugomba kubamo bikwiriye. Satani atazajya kutwambura iby'agaciro kubera ko tutareba. Isoko hano ku irembo ry'isoko niho habagaho ikidendezi cy'Isilowamu, niho hariho imbaraga z'umwuka wera. Mu gakiza gukizwa neza hariho imbaraga z'umwuka wera zibasha kuduhishurira icyerekezo kandi zikanaturwanirira. Ikindi cya kabiri cyabaga ku irembo ry'isoko twasomye, Bibiliya yavuze ngo hari umurima wa Dawidi, hariho isambu y'umwami Dawidi. Iyi sambu y'umwami yabaga irimo imbuto z'ubwoko butandukanye bwinshi. Hariya mu gitabo cya Zaburi igice cya 1 kugeza ku 7 hazavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagendere mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakubanyi. Uwo nguwo azawahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo cyose. Ari mu isambu y'umwami abera imbuto. Bene data, kugira impano z'umwuka wera ni byiza, ariko akarusho kugira imbuto z'umwuka wera. Hari uwabibirije ko impano zijya zisaza, impano z'umwuka wera zirasaza. Ushobora guhabwa impano yo kuririmba y'umwuka wera, yivuga butumwa, impano, ariko ikitajya gisaza ni imbuto ntizisaza. Imbuto zihora ari imbuto uzera, kandi izi mbuto kugeza zikugejeje aho zigomba kukugeza. Ndagira ngo tutinde cyane hano ku irembo ry'isoko, dutinde mu gakiza kugira ngo turusheho niko kaduhesha kwera imbuto nziza. Yesu yaravuze ngo si mwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije kugira ngo murusheho kwera imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho. Aha ku irembo ry'isoko ni mu murima wo kwera imbuto, ni mu isambu y'umwami Dawidi. Gutinda mu gakiza turushaho kwera imbuto, kandi ni byiza.
tube mu gakiza ariko turushaho no kwera imbuto kandi imbuto zikwiriye abihanye. Amen. 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 Bibiliya ivuga kandi ko ku irembo ry'isoko hariho inzu y'umwami Dawidi, ni inzu y'Imana. Abaga hariho inzu y'Imana. Ni inzu y'Imana. Dutinde mu nzu y'Imana. Hari ibintu byinshi birimo bivana abantu benshi mu byizerwa bikabavana mu nzu y'Imana. Ariko bavandimwe, dutinde mu nzu y'Imana, dutindane n'Imana. Wa munsi Gikwerere ngira ngo yarabitubwiriye, tubwirijeho avuga ko turi inzu y'Imana. Twebwe turi urusengero rw'Umwuka Wera. Twikoreye isuku, turi inzu y'Imana. Kuba mu gakiza ni ugukomeza inzu y'Imana iturimo, kandi Yesu abana natwe. Umuririmbyi wa 76 yaravuze ngo ni ukuri ngo yatugezemo ngo asigaye abana natwe. Kandi iyo turi mu nzu y'Imana tuba turi mu rugo rw'Imana. Irembo ry'isoko riduha imbaraga, harimo ibanga ryo gutinda mu nzu y'Imana. Ibanga rindi rya kane riri kuri uyu murongo twasomye, ngo habagaho hariho inzuririro, urwego cyangwa se amaesikariye, ngo amaesikariye atujyana ku mwami Dawidi. Hariho amaesikariye ajya duhuza n'Imana, akaduhuza n'umwami wacu. Petero yabashe kuyavugaho ariya amaesikariye. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 5 kugeza ku wa 7, Petero yashatse kuyavugaho amaesikariye tugomba kuzamuka kugira ngo tugere mu nzu y'Imana neza. Bibiliya iravuga ngo kwizera, tugomba kugera kwizera kwinshi ngo tukongereho ingeso nziza, ari esikariye ya kabiri. Ingeso nziza nazo ngo tuzongereho kumenya, tugire ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Kumenya nako ngo tukongeraho kwirinda. Iyo ni esikariye ya kane tugomba kuzamuka yo kwirinda. Kwirinda nako ngo tukongeraho kwihangana. Haleluya. Kwihangana nako ngo tukongeraho kubaha Imana. Kubaha Imana nako tukongere gukunda bene data. Murabizi uburyo urukundo rwagiye ruyoyoka mu bantu benshi. Ariko nabyo ngo kubaha Imana tukongere urukundo. Ngo rukundo ngibyo ngo bizatuma tutaba abanyabute cyangwa se ngo ingumba, tuzatanga umusaruro. Izo ni inzuririro zo kuzamuka mu nzu y'umwami Dawidi. Icyanyuma nuko kuri irembo ry'isoko kandi habagaho inzu y'intwaro. Iriya nzu y'intwaro, hariya ziriya ntwaro zose zo mu rwandiko rw'Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 14. Murabibona turi mu bihe bikomeye ariko kandi birwanya umuntu w'imbere, ariko tuzabishobozwa no gukongera kandi kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izi ntwaro ba mukristo bazisanze kwa Nyumba Nziza. Yohana yarabivuze bunyana hariya mu gitabo cy'Umugezi, ngo bageze kwa Nyumba Nziza babereka intwaro, babereka akaga kidogobe Samusoni yicisha Abafilisitiya. Ariko ibyago byabaye kuri Samusoni amaze kwica Abafilisitiya, abicisha akakasa kidogobe. Bibiliya ivuga ngo yarakajugunye, yongeye kandi kureba arakajugunye. Byatumye kandi bagaruka baramufata. Ziriya ntwaro Imana yaduhaye dukoresha nituzibike, twe kuzijugunya nka Samusoni, ahari tutazananirwa mu rugendo tugapfa. Dukomeze ziriya ntwaro. Bamwese kandi umuhumetso wa Dawidi wari muri aho ngaho hariya kwa Nyumba Nziza. Bamwereka mu Kristo bati dore wa muhumetso wa Dawidi. Uyu muhumetso wa Dawidi byaranejeje cyane n'inkota. Mu gitabo cya Samweli wa mbere azavuga ngo Dawidi, Samweli wa kabiri, Dawidi ngo arwana intambara
ngo afata ngo inkota yicishe Goliyati we ngo ayibika mu ihema rye. Yamenye neza ko iriya nkota yicishe Goliyati bazongera kandi guhura n'urugamba rundi ruri imbere. Arayibika. Imana yaduhaye n'intwaro zawe ufite zibike, reka kuzijugunya. Imbere hari urugamba, ntabwo turasoza, turacyari mu rugamba, turacyari mu ntambara, turacyarimo turwana duhatana, ariko tuzabishobozwa abantu babitse intwaro zabo. Amen. Hari n'izindi ntwaro zose za kera wa muririmbyi yavuze zakoraga ibitangaza. Izo ngizo nazo bazeretse ba mukristo, bukeye ngo barasibira, ariko ngo barabaherekeza. Nyirarukunda na Mwubahimana, Mwigengesero na Mwirinzi ngo barabaherekeza, ngo babereka hakurya, bakajya bavuga batari ko ba mukristo muraberewe, nimugende amahoro, muraberewe. Buriya y'abantu bafite intwaro bababerewe. Hariya mu gitabo cy'indirimbo bavuze ngo bariya bahumurwaho n'ishangi ngo n'icombe, ngo bari bitwaje intwaro ku itako ryabo, ngo bashize intwaro ku itako ryabo, ngo babitewe n'ubwoba bwa nijoro. Isi irimo umwijima mwinshi, ariko twongere kandi twambara intwaro tubashe guhangana n'uyu mwijima uri muri iyi si. Uyu mwijima n'ibi bintu byose mubona birimo bigenda byiyongeranya bibi, abazabinesha n'abambaye intwaro ziriya zo mu Baefeso. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, twongere kandi dusa n'irembo ry'isoko, niho hari ububiko bw'intwaro. Amen. Ku irembo ry'isoko kandi hariho urutonde rw'intwari zo kwizera. Ntabwo turi twenyine, ntabwo wavuga ngo byarakunaniye. Hari abandi babishoboye, hari urutonde rw'abantu benshi. Muri ibyo baravuze ngo tugiye iwacu mu ijuru, ngo ngwino wisigara, ngo abagezeyo baragwiriye, ariko kandi ngo hari n'abandi bari mu nzira. Hari abagezeyo bagwiriye ni benshi, hari intwari nyinshi zatubanjirije, n'abandi bari mu nzira. Hariho urutonde rw'intwari zatubanjirije, kandi ziriya ntwari zatubanjirije ngo ntizirahabwe ibyasezeranijwe. Biradutegereje abantu bakijwe neza, basanye irembo ry'isoko ry'agakiza. Ziradutegereje impamvu bitarahabwa ingororano zabo. Baradutegereje bariya bose bakomeye, cyadusoma ba Mose, bariya abantu bose, ziriya ntwari zose z'Imana. Impamvu badutegereje nuko twacungujwe n'amaraso ya Kristo. Bo bacungujwe n'amaraso y'Imana, ariko twebwe twacungujwe n'amaraso y'agaciro ya Kristo. Baradutegereje ngo twese tuzagororerwe tumaze kuhagera. Imana